igikombe cy'Afrika amakuru twari dufite nuko Senegal yari ifite iryo kamba ryuko igifite mu masaha atari menshi ashize ibintu byaje kuba zagarazagara ngo iki gikombe bagomba kukibambura bakagiha Maroc. Ibyo bintu nibyo nshaka umunsobanurira njye nabonye biruta ubwenge bwanjye ntago bira bintu mbyumva cyane. Ushobora kuba hari n'abandi wenda babibonye bikabacanga bavuga bati Afrika ni kakavuyo kayo izwiho kuva kera, ubu nubwo babonye ko igikombe bibeshye kuyigiha byagenze bite, ibi bimeze bite, ibi bya ni yarwaserera twangiye kubuza wa muhungu wanjye banze guhamagara ariko tubireke bite. Afcon amakuru nayahe, iki gikombe Senegal ntirenganye harimo ibice byinshi. Igice cya mbere cyo kuganira ni igice cyo kureba iyubahirizwa ry'amategeko, tutari busome turababwire mu Kinyarwanda twihuta. CAF itanga statement yavuze yuko ikirego cya Maroc gifite ishingiro. Ubundi Maroc yabanje kuregera icyo bita CAF Disciplinary Committee kugira ngo bahane imyitwarire barahana, ariko baza no guhana n'abakinnyi bayo barimo ba Saibari n'abandi, babaca amafaranga, baca n'abasenegana amafaranga n'abatoza benshi cyane, abantu benshi, liste y'abantu benshi. Turabatusubira bararangiye birangiriyeho, ariko nyuma haza akandi ka komisiyo k'ibijyanye n'ubujurire, noneho kaza kwanzura yuko hakurikijwe itegeko rya 84 hari 82 hari 83 84, ariko bibanze kuri aya biro rakoze 82 84, avuga yuko iyi kipe yikuye mu kibuga match itarangiye atari icyemezo cy'umusifuzi, iyo kipe ibarwa iterwa mpaga, ibarwa nk'iyatsinzwe 3-0. Iyo rezilita keretse yari yatsinze 4 bakayitsinda 3, kuko mpaga ni 3-0 muri futo n'ibyo tegeko, icyo gihe nibwo yabarwa ko yatsinze. Ariko urumva muri rusange icyo gihe yavuyemo bikiri ubusa kusa Senegal, abantu bose barabyibuka ntitubitindaho. Itegeko rero aho ikibazo cyavutse kiri turi busesengure niki, nibyo Senegal yavuye mu kibuga, yewe n'itegeko rigena iminota 15, kutarenza iyo minota barayirengeje batari mu kibuga. Ikibazo si iminota, ikibazo si no kuva mu kibuga. Ibyo ngibyo itegeko ryabigize clear ko ivuye mu kibuga ubarwa nk'watewe mpaga, ariko akazi irindi tegeko Senegal nayo izakoresha muri TAS cyangwa se tribunale ya sport, CAS abantu barayizi, cyangwa se TAS biterwa n'ururimi. Itegeko rya IFAB ni nk'itsinda ryo muri FIFA rikora amategeko y'umupira w'amaguru tugenderaho. Iryo tsinda rigizwe 50% n'Abongereza, nuvuga ngo Ubwongereza, England nk'igihugu cyashinze umupira, not UK, England wereza 50, indi 50 ikaba nyine ya FIFA, ubwo bagahora bikabishana ku ijana, nibo bakora amategeko ya football, ibyo bita laws of the game. Bavuga ko bafite itegeko rivuga ko ibintu byabereye mu kibuga bigenwa n'umusifuzi cyangwa se itsinda ry'abasifuzi, kandi ibyemezo byabo bidakwiye basoza kwagaka bavuga ngo the referee decision must always be respected. Umva ko kantu must always be respected, bigomba kubahwa kandi buri gihe. Ako kantu nk'umuntu uzi Icyongereza niko nashakaga, uvuze neza cyane, bigomba must always be respected, bigomba kubahwa iteka ryose. Bivuga ngo ni hahandi twanahakuye imvugo nk'abanyarwanda ivuga ngo umusifuzi ni nk'Imana ibiri mu kibuga. Ni nabyo tujya tubona ikipe rwose ukabona yibwe cyane, akaba ati nyine umusifuzi yatwibye, mukajya kurega umusifuzi ariko ntibihindure rezilita z'umukino. Umusifuzi akazagaragara ko wenda yabibye bakamuha n'amace 5 icuma dasifra, hari n'abahagarika sezo yose, ibyo biraba. Ariko akavuga ngo ibyemezo yafashe kuko itegeko rigena ku icyemezo umusifuzi yafashe kigomba kubahirizwa uko cyakabaye, bakabyubaha uko. Sasa ikibazo kikaza kimeze gutya, ibintu byabaye, iryo tegeko kariya komisiyo kahereho muri CAF
kavuga ngo ingingo ya 82 n'iya 84 zigena ko iyi kipe yikuye mu kibuga ikamara iminota 15 itarakigarukamo ibarawe nk'iyantewe impaga. Ese ko ari itegeko rya competition ariko hakaba hari n'umusifuzi nawe hari n'indi tegeko rivuga ngo ibyemezo bye birubahirizwa. Ese umusifuzi ko azi iryo tegeko kuko atari pratique match ikirimo kuko yagombaga gucountinga down iminota ihagaze mu kino yagera 15 akavuga ati nkaze gukina shu Senegal utewe magana 3-0 Maroc utwaye igikombe. Ibyo ni ibintu tuzi hano ku mubano Afrika byarabaye. Nanone ikipe yitwa Wydad Casablanca yo muri Maroc yikuye mu kibuga muri Champions League 2021 iri gukina n'ikipe ya Esperance de Tunis yivanye mu kibuga match itarangiye ivamo like kuvamo irangijeyo iryo tegeko. Impamvu match itari gusubirwamo nuko umusifuzi yamaze kubona yuko batinze arasifura tubwo nyine banze kugaruka match irarangiye igikombe aho ngaho kuri icyo kibuga Esperance de Tunis yakimanika ya Wydad ijya kurega muri TAS barishwishwiriza ariko ati mwebwe mwikuye mu kibuga iminota 15 irashira. Imaze gushira umusifuzi asifura ko match irangiye igikombe gihabwa Esperance de Tunis. Umusifuzi yubahirije itegeko nubwo itegeko yego rihari. Ese ko umusifuzi yabyirengagije umukongomani Ngala Ndambo Jean-Jacques Ngala Ndambo nabo bari bafatanyije bakareka iyo minota ikarenga match ikongera ikagaruka ikipe yari ifite penalty bakanayihereza Maroc. Brahim Diaz agashaka gutera Panenka tukayifata ingunga imwe Senegal ibyo bikarangira tugakomeza match muri extra time. Umusore wanjye akabara sultan wo muri Villarreal Pape Gueye match karangira igikombe kigatangwa abantu bakagitembereza umujyi president agatanga kundi president agabakinnyi bibanza ku mazi akabaha amafaranga igikombe kiri muri presidence. Ifoto twarayibonye president Senegal kiri inyuma ye. Ibyo bintu ko ryategeko rivuga ngo ibyemezo by'umusifuzi must always be respected. Ese ko abasifuzi baba ari bo wenda batubahirije iryo tegeko bahereho bashaka kwambura Senegal igikombe? Ese ikibazo ubwo ni Senegal cyangwa umusifuzi utarayimye ayo mahirwe yo kugaruka mu kibuga kuko yari afite uburenganzira bwiga ngo no mwarengeje iminota njye mbateye impaga. Senegal rero njye ndumva irengana kwaka Senegal igikombe umva irengana. Umusifuzi agombaga kuyihanira mu kibuga mu kintu utangiye kugira umukino urangiye. Senegal yaba yarakoze imikosa rimwe iryo ryo kwikora mu kibuga. Iryo ni ikosa n'itegeko rigomba kurihana. Yego iryo ryo ni ikosa. Impamvu ntekereza yuko umusifuzi Jean-Jacques atari gukora atafashe decision agendera ku itegeko Reagan ni impamvu yambe ni impamvu ebyiri. Yambere nuko ibibazo ari wari ubiteye ibibazo byateje ikibazo cyatumye Senegal soka cyari cyemezo n'umutwaro arbitrage. Senegal ntabwo kucyakira turimo turakina twega mu kanya twatsinze igitego muracyanga muvuga ko twasunikanye none twebwe mu minota 3 mutanze penalty kujya mu mukino urangiye. None iyo ntuza icyo kibazo cyavutse kivuga hagati y'abasenegal n'abanyamaroc bigaragara ko giturutse ku byemezo bya arbitrage. Uko abantu bakurikira scenario neza ikintu Jean-Jacques wabona agashaka niyo urebye na video za cyane nashobora gusubira mu makonyera akazireba isare yayo. Jean-Jacques yarwanaga kugira ngo equipe igaruke mu kibuga. Mbona Jean-Jacques yarakoreshwa cyo kugira ngo equipe igaruke mu kibuga barangiza umukino we nk'umusifuzi ko nta musifuzi wese wakifuza ko umukino urangira mu bibazo. Ahubwo wakoreshwa ushoboye ugakemura ibibazo ibintu bigakomeza. Itegeko ntago Jean-Jacques itegeko wanze kurikoresha. Niwe wanze kurikoresha ibirebye ko iminota yo igena Senegal yavuye mu kibuga iminota yararenze. Ahubwo arwana kugira ngo yinginge Senegal igaruke. Yirengagiza gukauntinga nuko yakoresha itegeko. Icyo rimwemerera ku uburenganzira rimuha ryo gutuvuga ngo match yarangiye Maroc twari igikombe. Ibyo byose ari mbona ari impamvu Jean-Jacques atakoresha iryo tegeko yarwanaga no kugira ngo agarure umukino urangire mu mahoro nta kibazo kivutse. Ariko yo namarangamutima cyakubwira aho namarangamutima de Jean-Jacques yakoresha amarangamutima yateje ikibazo gitatumye Senegal soka mu kibuga arwana no kugira ngo Senegal igarure mu kibuga ikini. Urikumva ibyo ngibyo deja automatically umusifuzi amaze kuba umunyamakosa.
urwego rero urwego rw'amategeko icyo nemera cyo ni kimwe rwagombaga gufata decision sinzi niba bayikoresheje bagendeye kuri raporo umusifuzi hano ngaruka nkavuga nti CAF mu bubasha mwakoresheje mu bunararibonye sometimes uzarije kugira ngo ikintu kigende neza kigaragare neza kigira ireme hari ibyirengagizo ku bwanjye ikosa Senegal yakoze byo kwivana mu kibuga bakagombye kubanza kureba gitero mbere kugira ngo ihanwe rero CAF n'abagira inama n'abanyamategeko bayo ngindi kubona bameze nk'abantu bamaze gufeiringa kuko harimo bashobora kuba bitwaje ingingo imwe ishobora no kubarengera inabarengera ko bamaze gutanga igikombe ariko bakirengagiza ireme n'imigirire n'imibereho y'umupira w'amaguru bagomba ngiye ku bwanjye numvaga batari kwita ku itegeko cyane icyo rikora n'icyo rivuga ahubwo bari kwita ku kirenze itegeko bagakonsulta umusifuzi Jean Jacques ko wari umaze kubona ibibazo bimeze gutya kutakauntinze down guhereza Maroc igikombe ko ari ku itegeko rivuga Jean Jacques wimurebye n'abakurikira image abantu bakurikiye image yarwanaga no kugira ngo Senegal garuke mu kibuga barabibonaga gusa n'icyemezo n'umuntu n'Abasenegal batumvikanagaho basoka mu kibuga hari n'abakinnyi Senegal batizajya muri vestiaire erega Senegal yari igitego na Sadio Mane nawe yarabwiraga ati Sadio Mane yabwiraga umutoza Sadio Mane abwiye umutoza Merify please abantu twabatsinda niyo bawera penalty bakayitera bashobora no kuyihusha ariko arasigaye iminota mike nibyo ariko Sadio Mane nk'umusportif umuntu atwe bikomeye yumvaga ati n'umunota wa nyuma isegonda rimwe akananga niri ya comportement yo gutsinda nk'ibigwari akanga comportement y'ukuntu Abasenegal bagaragaye kandi aribo n'undi bafite igikombe giheruka aribo ba defend champions imwe ngo Sadio Mane we naganagaye ubona ko arimo kurwana image y'igihugu cyabo na image y'ibintu bafite na image yabo baribo n'abantu baba ari pro icyambere n'abakinnyi bakomeye bombi Sadio Mane n'umukinnyi mwiza muri Afrika ibyo ntabwo tubigarukaho uyu musore Ganagay ni umukinnyi mwiza isi yose arabizi n'u Afrika turabizi rero none hakazamo na personalities zabo Sadio Mane na Ganagay ubona ko ari abantu badakunda ibintu bya zambagara ntago abanyamahane n'abantu bakunda ibintu byiza mu mucyo nimujye babwira ku mutoza Merify wisura ikibi ko Merify niwe wakoraga kuko equipe na Senegal ni Merify yisura mu kibuga umutoza afashe amaze kwisura mu kibuga amama nakafamuhane ati mpaka Mendy arambwira kocha kutuza ambwa ati usohoka mu kibuga wenda gutegetse abakinnyi baragira ko Sadio Mane yasigaye avuga n'abantu asigaye avuga n'abasifuzi avuga n'abantu badi formanuka hejuru Sadio Mane none kataragiye muri vestiaire nubwo nyuma yaho yaje kujyamo ajya kubwira abagenzi ati musohoke iryo tegeko ryo nemeza ko umusifuzi nawe agomba gufata decision ariko kuko yarazi ko se yaramaze gukora azi neza ko izo mvururu zose zitejwe n'ibyemezo bye na bagenzi be yarwanye no kugira ngo Senegal garuke mu kibuga yirengagiza itegeko rivuga niyo mpamvu rero nanjye none hanga nanjye navuga na CAF agomba kwirengagiza itegeko rivuga igarika Senegal igatwara igikombe cyayo wa mugani wa uyu musore kira muri Fulham ubwo Sam wavuze ngo igikombe cyatwara mu kibuga icyo kuri email ntabwo bakizi ahubwo wenda bakaza gufata komite ikaza kwigira hano bikwe Senegal dore rero aho byatereye ibibazo bikomeye kurusha ibindi ko mbyumva ibyo uvuga ni nabyo ahabaye ibibazo bikomeye naho bamaze gusohora statement yuko bayatse igikombe Senegal yababwiye ngo ntacyo tubasubiza twebwe igikombe kiri muri presidence banasohoye n'ifoto rwose president ari muri ofisi ye yanakiriye neri mu kazayire ministre wa Afurika ejo hashize inyuma ye muri background y'ifoto nyine inyuma igikombe kigaragara habati ntacyo tubaha nimureke ifoto fonuza Freda yibereke rwose turi minister timureke turege muri tasi ifoto y'igikombe araza kwereka nitugera muri tasi tukabatsinda igikombe tuzakigumana niba bavuga yuko mwadutsinze tuzakifata tukibaye none kubera icyo kintu cyo kwanga kohereza igikombe byatumye perezida wa CAF yiprononsa Motsepe aravuga ngo biteye isoni ngo birakwiye ko iby'inzego ziyobora umupira w'amaguru wa Afrika bwavugaga nyine kare akajiri cyangwa se ngo ni CAF rusange kare agakomisiyo nyine kafashwe umwanzuro bya komisiyo tuzi CAF kandi komisiyo muri CAF nibahosha wari team iziga cha bari radi ibyo bireke yego noneho bati rero bati uko bimeze bati mukwiye kubaha ibyemezo bya CAF abana batese
Motsepe kuri umuntu abantu bahaga ibintu bya mbere byamuteye ibintu biri kumwinfluence gushyiramo agatuza n'imbaraga bingana gutya bivuye ko Motsepe abantu bose bahuriza ku bintu nka bitatu by'ingenzi Irene nawe tubanze tumuvugeho gato. Uriya Motsepe ureba buriya yahinduye umupira wa Afurika neza cyane, yongereye ibihembo mu maklebe ndetse no mu makipe y'ibihugu, yafashije mu kuzana competition nshya yitwa African Super League, African Football League, bijya kumera nka guhuza amakipe y'ibihugu nubwo ritarakomeze. Ego yongereye imbaraga mu mupira w'abagore, bongereye ibihembo byinshi bashyiramo imbaraga, ari gufasha kugira ngo baboneke ibikorwa remezo ku mugabane wa Afurika. Ni umuntu abantu bafite icyizere cyinshi, amaze no gukora ibintu byinshi byiza cyane, yazanye za VAR n'ibindi bintu byiza. Hano akaba ati ese cy'ubwo Motsepe nibyo hari ibyo twemera ngo yakoze kandi nibyo arimo yica uraza kubinenga. Abantu akaba ati impamvu bamushimaga babati wani Motsepe si umuntu w'umukene ngo aje ngo hari ngo abantu bazajya muganga ngo bamukoreremo bamutegeke, buryo ubukene butera guta umutwe. Abantu barakubwira ati kora ibi turaguhereza kakitu kirimo n'ibiki, we binyoroshe gutya turaguha ibiceri. Motsepe uriya ureba papa we umuyobozi wa CAF yari umushefu muri Afurika y'Epfo, ari mu bantu barwanyije apartheid cyane mu ishyaka rya ANC, kandi bamaze gutsinda bari mu bantu iwabo bahise babakire cyane kubera ngo usaba umunyu. Mbese iwabo banza bumve ko bafite ibyo bita ibirombe bya zahabu. Buriya kazi ke ka mbere, mbese business ya mbere ye ni ugucukura zahabu muri Afurika y'Epfo mu birombe bye. Kandi Motsepe ntabwo ari we muntu ukize cyane kurusha abandi iwabo. Buriya perezida wa Afurika y'Epfo ugibona witwa Cyril Ramaphosa ni boss wa Patrice Motsepe, perezida wa CAF. Ni ukuvuga ngo mushiki wa Motsepe witwa Brigitte Motsepe ni umugore wa perezida wa Afurika y'Epfo. Baravuga ati ni umuntu ukomeye ku buryo muri Afurika y'Epfo buri ANC ishyaka riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ryarya ba Nelson Mandela na Cyril Ramaphosa nawe aririmo, ryagize ibibazo n'abatabombeki n'abazuma, ryagize ibibazo bya politike imbere mu gihugu nyine. Ukabona Cyril Ramaphosa ntabwo ari kumwumva neza, urabizi n'izi ntambara bagiye bishoramo hano muri za Kongo baza gufasha Tshisekedi n'ibiki. Hari ukuntu nyine abasirikare bagiye bapfa, hagenda haba ibibazo byinshi, bagiye bajyana zo na Amerika. Uribuka Trump wamukorera humiliation muri presidence amwereka ngo dore muri kwica abazungu. Hari ibintu byinshi bitagenze neza muri politike mpuzamahanga muri Afurika y'Epfo, muri diplomasi kwa niyo bituma asa n'utakaje popularity. ANC rero ikavuga iti turi gutakaza popularity no mu nteko, buri kugaragara ko turi kugenda nyine no mashyaka yandi afite abajene bitwa bamaremo bayayobora kandi murimo nawe yarabaga muri ANC nawe popularity bagenda shinga indi shyaka rifite ingufu. Uziko atekerezwaga ngo Julius Marema ubu muri Afurika y'Epfo hari ingingo ivuga ngo niwe muntu dufite wacu uri clean, ufite influence igaragara, wahagarara mu kwiyamamariza ko umukuru w'igihugu agakomeza legacy ya Nelson Mandela. Sondage hejuru cyane muri ANC abenshi bahuriza kuri uyu mugabo Patrice Motsepe, bavuga ati uyu akwiye kuza akayobora Afurika y'Epfo. Reagan imwe mu mpamvu ituma abaturage benshi sondage zikorwa zigahura nabo cyane mu by'ukuri umupira w'amaguru ni siporo ruwa ku isi. Ikindi cya kabiri ni nawe nyiri ikipe yitwa Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo, imwe mu makipe afite abafana benshi. Nyiri Mamelodi na nyiri Mamelodi. Ibyo rero bivuze ngo abaturage b'Afurika y'Epfo n'abakunzi b'umupira muri Afurika y'Epfo bazi cyane Motsepe, bazi ubushobozi bwa Motsepe, bazi impinduramatwara yakoze umupira w'amaguru by'umwihariko kwa Afurika y'Epfo, bazi imbaraga yashyizemo n'abitwaga ba Dani Jordan kugira ngo Afurika y'Epfo yakire igikombe cya 2010. Ibyo byose biri ni ibintu bigaragaza Motsepe nk'umuntu wagira amahirwe yo kuba yayobora igihugu cya Afurika y'Epfo n'ubwo Jose muri mazamucamiri. None rero ikibazo hano kiri Irene, abantu babaza ati se yaba influenshejwe n'iki? Ariko umugabo witwa Fawzi Ja uyobora umupira muri Maroc, ari we perezida wa federasiyo ya Maroc, umva imyanya afite. Ni perezida wa federasiyo y'ubwami bwa Maroc, akaba vice perezida wa mbere wa CAF, ubwo niwe wungirije Motsepe, akaba ari ministre waderezwe n'umwami wa Maroc n'ureberera ibijyanye na budget national ya Maroc, akaba ari muri komisiyo ishinzwe audit ndetse n'ibijyanye na governance muri FIFA,
akaba ari nawe uhagarariye komisiyo ishinzwe finance muri kafu. Ubundi bavuga yuko ari we mugabo w'umunyembaraga mu mupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika. Dore rero ikibazo byateje abantu bandi ibihugu nka za Algeria bitumvikana na Maroc bazana urunuka kubera agace ka Sahara. Maroc ishaka kwiyomekaho, Algeria itabyemera. Nicyo gihugu cya mbere kipronoshe cyabaye ati muri gushaka gufata imbaraga rekja president federation ya Maroc afite, mugashaka gufata imbaraga na influence Maroc ifite mu mupira wa Afurika, mugashaka kubikurusa ku gihugu cya Senegal. Ati ibi ntabwo byumvikana. Ubwo bahise bafatiraho, Drogba bafatiraho. Abantu benshi bagiye basa n'abadefanda Senegal, ariko haza George Weah ariko wenda kumwicana abati have ati ngewe ndi kumwe na kafu, ati kuri nuko nibikipe ikwe mu kibuga bagomba kwitera amaga ikamburwa igikombe. George Weah kugenda ku itegeko rikiriye ariko navuze ngo mu buryo bwose itegeko rigena hari hakwiye kurenga ikirenze itegeko kurebera hamwe ikintu cyitwire na image, sibyo? Na Sadio Mane arabizi ko ikipe yakoze amakosa, urukumva na Perezida Faye wa Senegal abizi igihugu cye cyitwaye nabi muri ramukino. Ibyo Perezida Faye arabizi, ariko igikombe barakurikiyeho nyuma nicyo cyahaye Senegal igikombe. Ngiye nacyo cyagikombe gute gukomeza guhabwa agaciro, hakanuba Reagan ryako ry'uko umusifuzi nyine afata umusifuzi ngiye musifuzi byose nibishinja buriya Jean Jacques nyine abakwiye kudiringa n'umusifuzi. Icyo nshaka ni iki ngiki basi bari kureka Senegal gatwara igikombe mu gikombe cyayo, ahubwo bakiga ibihano bihana Senegal bikwiye ko bishobora gushakirwa itegeko rishya kuko iki cyose kivuga kubera iki mpamvu bakavuga ati ndi Senegal law ikipe zongera rigatari yemera riba apurike rikahana Senegal n'ibindi bihugu byose bizigera bibaho bishobora kuzakora amakosa nka Senegal yakoze muri ramukino. Ariko mbibutse ikintu kimwe, Senegal yakoze amakosa yego, ariko yarakoreshejwe amakosa. Gitera ni icyemezo umusifuzi yarafashe cyatumye Senegal iva mu kibuga. Kafu yari kwita kuri Gitera kurenza iki byateye, yarangiza ikavuga toke Senegal twara igikombe cyawe ariko turaguhanira ibi n'ibi kwivana mu kibuga, kuko nanone ingingo itegeko y'umusifuzi agomba gukoresha ntiyakoresheje. Bagatavuga kuko rero utakoresha mu ijambo rimwe wabaye umushampiyo kuko umusifuzi atakwambuye igikombe, ariko reka tuguhane ibi n'ibi wenda ntiwemerewe kuzakina imikino 3 ya qualification cyangwa tubukuye amanota 6 wenda ya qualification imikino ikurikira. Mugero kugira ngo Senegal itangirira hasi kuko nagira igihano cyo gikomeye qualification wenda kugira ngo wikarifiye bibasaba ko ufite 18 points wenda ku kinese watsinze tukukuye icyenda ya mbere mutikarifiye uzamenye impamvu utikarifiye, uzamenye imbaraga ikosokoze muri kani heruka. Ibyo nje gusaba nje mbona iki gikora cyari cyo cyane abantu benshi bavuga kurenza kuko none hangaha kafu yambuye igikombe Senegal nibyo yakoresha iryo tegeko, ariko ibiri buze kuza nyuma y'ikiriya gikombe ngamwe urugero aho gutana bikorwa baraza kuzagura aho gutana muri competition ifite akavuyo nkaka na Infantino yatubye avuga ati nta kirimo, ariko babyishe ni Infantino kuko uyu mupira wa Infantino wabikoze bino bintu ibi ni Infantino wabikoze no mu mitwe mutsepe. Infantino yabyigarama rwose kugira ngo abikore. None se reka nkore Infantino azubwe reka nkore Infantino mugeranye na Donald Trump mugeranye na Donald Trump uteze ikibazo kugira ngo arebe byamara kubyimba akatara atariko uri Infantino. Reka nkore Super League igitekerezo cya Super League mu Burayi si cya Infantino amaze kubona ko amakipe Burayi yose acyanze niyagarutse Real Madrid akaza kucyentro reka tugitegereje muri Afrika turi gukora cya Super League cya Infantino akaza kucyentroduza muri Afrika agende muri mutsepe. None hangaha influence mutsepe kugira ngo karandire ya Afrika ihinduke ngiye mbyita kwicira muri umupira muri Afrika. None hangaha ngo kandi tumenyereye kandi iba mu myaka 2 ngo kandi giye kujya mu myaka 4 kubera ko ngo dushaka kuba karandire abanyaburayi turacyari muri colonisation. Iyi ni colonisation nagaru freedom y'abanyafrika nagaru gushaka abanyafrika twebwe kandi yacu kuva yatangira mu 2000 ngahe tumenyere ko mu myaka 2 tuzi yuko ikirwa muri buryo ariko kubera influence ya Infantino n'abanyaburayi erega no mupira nagaru wanyu baraje batwumvisha ukuntu tugomba kurekura umwimerere wacu nk'abanyafrika tukadukina mu myaka 4 mugize ukuri
igikombe cya Afurika kirebwa ko nta marushanwa ku isi bari kuba by'umwihariko tukiri rimwe na Aziya ariko bijyanye n'uko ze twamaze kuyitanga bijyanye no gukora tara nyinshi n'umupira w'amaguru mu by'ukuri umugabane wa Afurika n'umugabane wa kabiri mu gihe mwitwa wa kabiri wenda wa gatatu ko bwanjye oya ndio tukagamara Brazil umugabane kwayo noneho ariko iyo urebye undi mugabane wohereza abakinnyi benshi ku rwego rw'Uburayi na Amerika Latine reka nkwereke nk'aba gatatu abanyafurika twohereza abakinnyi benshi ku mugabane w'Uburayi uko mu Brazil kuri wiyan nuko Amerika y'Amajyepfo yikiremo abanyafurika twohereza abakinnyi benshi muri za rigeze ku mugabane w'Uburayi Afurika n'umugabane wa kabiri nyuma y'Uburayi twohereza abakinnyi benshi icyo ni kimwe ibyo birashoboka cyane oya nibyo niyo leta ubwo ka confederation dufite amafederation menshi par rapport y'abari bafite amafederation 12 wenda bohereza cyane Amerika y'Amajyepfo ifite twohereza kanka Amerika y'Amajyepfo ni federation 11 sibyo dufite federation 50 zingahe ko federation 50 zingahe uretse u Rwanda tubasha kohereza n'umwe Burayi ariko tujye tumwohereza akimusahaba urukumva ibyo ndi gushaka kuvuga nawe turamufite mu gihe cy'Igikombe Champions z'Uburayi icyo nshaka kuvuga rero turabafite benshi icyo nshaka kuvuga rero iki iyo ufashe igikombe cya Afurika ukajya kugihuza ngo tuba dukina mu gihe kimwe n'igikombe cy'isi cyangwa cy'Uburayi to be honest ninde muntu uzareba ninde muntu uzareba umupira w'amaguru muri Afurika abanyaburayi no gukina nta muntu byitayeho ibyo nibyo mubwira ngo Mutsepegen yongeye kwicamo ry'umupira w'amaguru wacu uga twambaye abo turibo icyo nicyo munenga kandi cyumva ndakimunenga nanakimubwira mubonye Infantino na Seferin baraje hamwe introduce iki projet ya ni igishushanyo mbona tugiye kujya dukoresha muri Afurika ibara bagira ikintu cyitwa UEFA Nations League c'est pia qui introduce muri Africa Nations League twe tujye kugikira ntago ari kimwe ibintu byose reka mwereke atari kimwe reka mwereke kuna ari kimwe reka mwereke kuna ari kimwe uretse gakoze oya reka mwereke ingaruka zizagira umupira wa Afurika abanyaburayi bateye imbere kuri rwo yuko umunyadanemark adakeneye kujya kwifotoza kuri stade y'Irondera ya England kuko deja afite Haaland ukina muri England cyangwa se afite undi mukinnyi ukina muri England twebwe dukeneye Nigeria guhura nayo kugira ngo tugaragaze taradufite uri kumva icyo kintu nonaha uko ishonwa rigiye kuzaba riteye nta hantu nta mu Rwanda ruzigera ruhura na Senegal cyangwa na Nigeria cyangwa na kandi aho twebwe no twakuraga imurikagurisha ry'abake muri beza dufite none se nzabona na Somalia muri na Djibouti muri na Kanaka nashobora guhura n'igihugu gikomeye kugira ngo kimfashe kugaragaza abakinnyi banjye na competition niko iteye uze kuza kureba igishano kuniteye ntabwo tugiye twongera gupfa guhura na zira kipe nivuga ngo agiye gukora uburyo biriya bihugu bikomeye bizajya bihura kwabyo amakipe mato kagenda tuzamuka muri classe kandi tuzabona qualification gute kandi bidusaba ko tugomba kuba twamaze kurenga ibi bihugu dutanga uturage ariko mbere ukuntu byari biteye bagukubita itsinda ririmo Senegal ririmo Kan ririmo Nigeria byibuze ukipima ukareba revo yawe cyangwa Senegal ikagusora umukinnyi umwe ubwo abascouti baza kureba Senegal bagatuvuga karagugawe na Senegal kari umukinnyi umwe mwiza bagahita tubonera nta muntu uzaza kureba Rwanda na Somalia ariko uko byaba bimeze kose Infantino yabishoje mu buryo bukomeye Infantino niyo gitera Infantino azubwenge uziko Infantino abuza atsemba nyine azi kwitsimba nyine ari itsimba inyuma y'amakosa uzica na 2016 yaje mu Rwanda adahabwa amahirwe yo kubura FIFA habe namba nta muntu n'umwe bro akazajya yigendera mu mabisi ari umuntu uraho umva abantu muri kafu subira inyuma Infantino yaje mu Rwanda yarazi neza yuko umugabane wa mbere ugira federation nyinshi nitwa zitora Infantino yaje mu Rwanda muri campaign nyine nibyo 16 yaje mu Rwanda muri campaign akaba nabizi neza ko u Rwanda rufite influence cyane cyane nyizo mu kuri gihugu cyacu guhura n'abantu bakomeye nuko ari president 16 w'amafederation kandi abaperezida muri Afurika turabizi tuzi uburyo bafatanya ku president Afurika wacu turabizi tuzi uburyo yibashye muri Afurika Infantino agomba kuza kureba uwo muntu kugira ngo azire mu gihugu cy'uwo muntu azire mu gihugu cy'uwo muntu si uko Infantino yarananiwe nk'umuntu wari secretary general wa UEFA yarananiwe kuza agashyira ku modoka y'aba VIP yarabizi ariko aravuga ati nicishe bugufi abanyafurika babone ko ni mugenzi wabo Infantino rero ngiye icyo namukundiye niki Infantino yakoze lobbying tumuvaho aratsinda kugiye mu Champions League no mundi atsindiye ku mugabane wa Afurika abazungu bade ibintu byabo twagiye duteze Infantino mukundira iriya match yabaye final ahari aravuga ngo ibintu byabaye ngo biri unacceptable biri na intolerable ni ibintu bitihanganirwa ariko ntiyavuze igihugu kibikoze bitanabera kwemerwa ntiyavuga igihugu ariko abantu babati baranajona na Senegal abantu baranavugaga batashobora no kuyihana ntizakine mu ni Senegal yavugaga
aracunga bayikubita ibihano abona Afrique Noire yose irarakaye kandi nifite abona Maghreb za Misiri zarakaye. Misiri yarakariye Maroc kuko Maroc ifite imbaraga ku mugabane wa Afrika kandi no bahoranye imbaraga. bihugu bitanu bya Afrika sibye Libya niyo nshuti ya Maroc cyane bya Afrika Arabe bihugu bitanu bya Afrika Arabe. Infantino ahita yinduka CAF uzi statement yahise urabashwana n'ubusanzwe yahise abanga ibintu twabonye muri Afrika ngo biteye isoni ngo ikipe itwara igikombe kayacyamburwa ngo biriya bintu ngo bigaragaza yuko ngo n'igikombe cya Afrika tuzahakira ngo gishobora kutazagenda neza ngo sinzi ko n'ikipe izatwara igikombe mu myaka 100 ngo niba bakiyobora umupira kuri yahise bikasara binenga cyane aranarakara cyane anabyikuraho hano ati niba mwakoze n'ikimwego muri CAF uzi ubwenge azi yarebye aramata abantu bose kumona ikirere kiri kugana ko bidefendera Senegal none ngewe nje kwivugisha ngo byakurikije amategeko ahita byipakura igikombe tasi baza tasi bizagorana kuko uzi tasi kosa buri abakoze kujyana tasi CAF niyo akora ikosa iryo ari ryose ry'ibintu nka kiriya itakiza Mutsepe ni vice president wa kabiri muri FIFA uri kubigekina nako bifatira tarabi perezida wa mbere vice president wa mbere ni vice president wa kabiri ni Mutsepe muri FIFA. Niba turi kumbwira yuko CAF yagiye kwintroduce cya kintu cyo kwambara Senegal igikombe FIFA itakiza ubu groupe ya Infantino na umubano wa Infantino n'umzi na Mutsepe n'abandi bose yagera ko twabiganira ariko nyine umuntu yitwa Infantino niyo ndyarya nzi y'ukuri umupira ariko na mukombe nyine arabikashije buriya kandi buriya uzebitaza kuza kubyimba ngo bana buryo muri Afrika yirabura yarakaye ati amategeko nakurikiza nabonye byajemo na racisme uzitasi bavuga bati George Weah ni kimenyimenye n'umwana wakinira abanyamerika ntukunda birabura tori mwangama umugore wa George Reagan umunyamerika kazi turanga birabura cyane we kandi nawe bize nawe George Weah ntazi muri Afrika yavuye muri Amerika. George yamenyene muri banke agiye gufungura konte ari muri ikipe y'isi Milan 9-7 agenda agiye muri Amerika agiye muri Precision agiye gufungura konte muri banke muri Amerika usanga umwana ukora muri banke aramukunda atajya kumutata gakene we munyafrika nyine ryamanye Ballon d'Or bivuze ngo George Weah ikiri cya kabiri Irabaga n'igihugu cya Afrika ubundi cyangwa nagahuga abanyamerika bakira bazuganya amacakara maze gukamura uzari idarapo ryabo se ry'abanyamerika Amerika hanyuma nakara gahugu buri muri Afrika ibihugu abazungu bagiye baza bagakreatinga byo mushyiremo abantu babo bashyiremo abantu bamaze gukamura abirabura bamaze gukamura sirare ubona bongeza bayikreating kugira ngo bazana abanyafrika bamaze gukandisha imihanda yiwabo inganda zi Manchester bamaze kuzuza baze abirabura bagabanye n'abirabura mu gihugu cyabo bakabazana bagakreatinga nka sirare makajugunyamo nuko Liberia yavutse nuko Haiti yavutse nibyo ngibyo abazungu bagendaga bakora ahita ngo bisekuruza bya Haiti hamwirabura umurimo nawe turamutubona abangomani bamurakariye ariko yigira muri kose nge icyo ndiho ni influencer rero na tasi ngo urubanza ruzacibwa n'abajije 7 mwamba bariye bazicara ngo bakuriwe n'umuyahudi ngo bacu urubanza nabajije 7 bakuriwe n'umusaza w'umuyahudi imyaka 56 nge rero ko nabivuga ni influencer izavuga ati rubanza igikombe n'undi kigwishe kuri Senegal rubanza rwa mu kigiwe intare bikorwa n'abantu rubanza mu kigiwe intare n'umukura ariko ikintu yatashye mu rugo igikombe kizajya muri Maroc simbizi nawe uratubwira uko ubyumva nkwibutsa ko nimba ushaka gutega mu rugero ubyibuke neza ko ari muri Forte niho bibera rwose amashope y'idonero arafunguye ndetse na online turiho nyamuneka tuguha ibikubo byiza cyane ubyibuke ibyo nabyo tukiraho rero munyemerere tujya muri Champions League nanone mu misi ishize ibiri byongeye kuba ibindi Barca ihondagura ikipe ushize mwari babigarutse bavuga ikintu Barca igomba gukosora Arsenal byifashe bite Man City irongera irakubitwa Vinicius bayimuhaye ndavuga narongera irate nduru zivuge nako yagiye kwirata nabuze gato ngo irate yarasi ibitego biruta bahita biri reka tubijyemo rero rugaje nabwira Real Madrid kujyagira oya ntabyo kuvuga byinshi Man City iri muri phase ya transition nta kindi cyo kuvuga Man City nibiri kwarenya abakinnyi 5 bashya bari gukina Champions League kuri saison yabo ya mbere ntacyo bitwaye rwose kuvuga yuko byamugora ku mwaka we wa mbere niba afite Wasemenyo nafite Kusanov nafite abana na Barani Sherki wenda mamusho yese zishize yararimo gake
bayitinuri ikipe ya Champions League yivuyemo urumva afite abakinnyi benshi ni batanu bari babikina Champions League for the first season ariko kandi afite bagehi aba Donnarumma yitwaye muri Paris Saint-Germain ariko nawe n'umwaka wa mbere muri Man City. Pep rero niyo mpamvu muri interview ze zose ari gusubira mu ijambo rimwe next season will be better. Kubera iki? Arabizi ko uyu mwaka yaguze abakinnyi benshi ikipe ntarayihuza neza nyine ngo ibe yakipe ikomeye. Yabwiye umunyamakuru ko abafana hamwe nyine ntabura nka pourcentage abake cyane si benshi avuga ngo kwirukanwa seze ebyiri dukubitwa atameze neza nawe nagenderere nyine abafana niko bateye kandi ntiwabarenganya. Ibaze ko Ferguson natwe tribu 9 bibiri na rimwe arafana amana bavuga ngo yirukana abafana nyine ni bajyana n'ibihari. Pepe yavuze ati ikosa nakoze nuko natwa igikombe cya Champions League ntwara champion na Copa del Rey sezo yanjye ya mbere ntoza Barcelona ko yavuye muri Ramazia yavuye muri Barcelona kabiri 2007 twara treble. Ariko ati icyo gihe nari imanitse nari nzamuye standard nari mvuze ngo ndebe ndumutozo ukomeye ati nuko ibintu nari mbisetinze ati ndabimenyere ko buri sezo iyo ndatwaye Champions League bava kepe yanjye ya Ferinze ati nta gishya mw'abantu expectinga ko sezo ya Pep yose igomba kuba treble kandi byavuze ngenda ndabyemera. Kubera iki? The guy is not a failure. I can talk it rwose mpagaze neza cyane. Why? Kuri iki cyumweru saa 12:30 Man City ifitanye match na Arsenal. Sinzi bizaba ariko sitwaye Carabao Cup. Man City iracyari muri FA Cup. Sinzi bizaba ariko sitwaye FA Cup. Ninjake nekere ibyo bibiri wenda Arsenal yitwa Champions League yebwo yavuyemo. Mu bikombe bine batangiranye sezo wenda batwayemo bibiri bitarama major trophies cyane Champions League na Champions abantu bareba cyane ariko atwaye ibindi bibiri bitose. Ni let's assume simuze ngo yabitwara cyangwa se azabitwara. Ntabwo bivuze yuko yabaye Ferinze. Reka tuvuge ko bamuhonze. Nabonye iki gitama cyitwa kuriya wa ninshake mbyemere ko bamuhonze. Ariko se kugira umwaka ushize atatwaye igikombe n'uyu ikabibiri muri kariyeri abatoza bakoze ibintu bingana gutyo Arteta ko agiye ku Marines. Ikibazo ni kimwe ntidushaka kwemera ko ari umuntu kuko twamaze kumufata nka genius kandi n'abajeni n'abantu yagira igihe cyo guferinga his human being. Nge navuga ko ari muri transition nubwo natwe Real turwaye ariko hari ikintu kimwe cyiza twebwe twagize nabwo twagizemo nk'umugisha. Match banza twakinnye neza twari dufite gahunda imwe twasobanuye yo kuba tire direct kandi umukinnyi wacu Valverde abyitwaramo neza tubona 3-0 kubiranversa. Rero twagize undi mugisha udasanzwe bahita babona red card yo mu minota 10 ya mbere ya Bernardo Silva ihita dushyira muri position none ya superiority bwabwo batwazanye Etihad bahita bushira tuvuga ngo niba ari 10 contre 11 ntago badutsinda biragira tubatsinze. So ari factor nyinshi wahuza mu mukino kugira ngo vaye ikipe niswa cyangwa se zini circumstances ntago gutesha agaciro ibyo twakoze nka Real. Ni byiza gutsinda Man City match ebyiri ni bya hatari ariko ndashaka ku defend Pep for this time. Mumureka bumuntu he can fail, it's normal ariko reka tumuhe chance n'indi sezo agerageza. Nge nuko nabivuga. Iyo match tunayive kwayivuye birengera itsindwa rye. Ibyo nasobanuye ni ibyo ngibyo. Bivuze ko kubitagatifuza gutsindwa si no gukerensa Real ko yaratsinze kandi mu ikipe ikomeye kandi itsinda ikipe ikomeye ahubwo nukwemera ko abantu kugira ngo udakerensa ubwiza bwa Real Madrid oya ahubwo wanabukomerezaho nge nagiye muri angle icyo uvuga ushobora gusanga ngewe kivuze runanga nge maze almost umwaka nkirwana n'abantu sometimes muri munyo ko Pep na uri umuntu ukeneye hari n'abantu batajya bareba Man City urwego iyo Pep ayisanganye bashaka kureba Pep gusa imyaka ibigenze nabi kugenda nawe ariko hari irindwi yagenze neza ese dushaka gufata igihe gito gusa hari irindwi Champions League ya mbere bafite niwe wayibahaye abandi bati byambere byagerwa ya mbere niwe wabiteye Championnat amaze ko kubiteshesha consecutive Premier League enye zikurikirana ushaka kakuri uyu mutoza ngewe hazamo nuko abantu ntajya numvikana kuri Pep Guardiola kuko still nge ntabwo nemera ko abantu benshi baramwanga kuko amakipe yacu yatsinze yego bamwangira icyo urakoze ukoresheje terme nziza Pep Guardiola ari ndimo Tom Close yitwa ngo komeza utsinde ntawe uzakwanga kuko
uri gutsinda ariko iyo utsinzwe oya ariko abayibwo Tom Close bari kuririmba ngo komeza ugaragaze ko kuko abantu bagukunda nyine tsinda cyane tsinda rero Pep Guardiola ibyo Reagan rasobanuye ndabyemeje 100% ariko ubwiza bwa equipe ya Real Madrid muri ramukino nabwo ni ikintu takirensa mentality abakinnyi ba Real Madrid barimo kugira muri iyi minsi itandukanye ne bari bafite mu minsi yashize umutoza Arbeloa urebye uburyo afite imvune nyinshi bakinnyi be Jude Bellingham nabwo ari Kylian Mbappe akaza mu minota mike nk'iyo yo kugira ngo nabwo amugarure mu mukino ariko tabizi ko umukino wari gatawukinye even uyu nguye yakinye minota mikeya ukareba imvune afite umutima wa defense ukareba igice cya mbere kuvugije neza mu Thibaut Courtois agatazana umunyezamu wa kabiri Andre Lunin uri kurwana na Real Madrid kugira ngo ntazakina kubera Thibaut Courtois umuzamu udasanzwe uyungirije aramuzi wabo muri Ukraine abantu bari gupfa byose ni nabite nigeza mu mutwe ariko akabirenga kazaga akajya mu zamu rya Real Madrid kandi ikajya mu mukino mwiza nk'ura kuko dizumita Manchester City bagize cyane kurenza Real ariko ya mentality iri muri DNA za Real Madrid iri muri umwenda wa Real Madrid niwo watumye Manchester City itakazurira mu kintu gutsindwa igitego cya kabiri Vinicius Junior bigaragara ko arimo kugenda ashaka guprova aba isi y'abatamwemera ariko ramuhungu nawe arahangana of course nejo bundi abafana Manchester City umuhanga musabye ngo reka gukomeza kwagresa abafana b'Amashyi amaze gutsinda azagira gutya igitego baranacanze ubushize mwari muvuga ngo umuntu arariraga namwe mugiye kurimo murarira akandi kanya abaze gusiga igitego cyake kimaze kwemberwa aza kubabwira ngo umupira w'amaguru ngo ni mwiza kuko ngo ugiye guha amahirwe nde kwihora kuri mwege ngo mwanzanaga banderole ibyo bintu byarangiye umupira w'amaguru ariko iyo utangiye gusaga kugira gute no handi isi y'aba bantu bakunda kureba ibitagenda neza batabitaho kwataka Vinicius Junior ari mu bantu ba creating ngiye namaze kubona uwitwa nisha ashobora kuziza Ballon d'Or aragira itwara itazamuhisha Ballon d'Or ngiye nifuza ko yayitwara kuko bigaragara ko ayimirita arayikorera akora ibintu bidasanzwe n'umukinnyi mwiza atwaye Ballon d'Or ariko nigera abantu bajye babana banareba ubundi banarije bagasanga ko Ballon d'Or ibintu byamukemura byatuma ahinduka nabo bazayimuka ukora nayikwisa n'umufita nayikwisa ariko imyitwarire ye imyitwarire ya Vinicius ntabwo ari imyitwarire y'umukinnyi uri ufite talent yafite uri noneho mu ufite talent idasanzwe ariko ukuntu ahangana n'abantu baje kumureba Real Madrid muri uwo mukino ari nziza cyane by'umwihariko umutoza Arbeloa imyumvire mu kuzana muri Real Madrid nk'umuntu wakoreye muri Arbeloa n'umwana wa Real Madrid kuva ari umwana w'imyaka 7 kwenda sote kujya muri za Deportivo akajya muri za Liverpool akagaruka azi DNA azi imiterere yari afite DNA azi n'imiterere yari niyo mpamvu no kwenteduza abana batoye ariko kuvana muri Castilla biteborera kwiyintegra mu kipe ya mbere kwa nako bafite ubushake icyo cyo nemera ko Real Madrid iyi mikino ine umukino wa Benfica ibiri n'imikino ibiri Manchester City Arbeloa akoresheje ubureyari zamukemera kuri Bayani afite Olise wasaze kuriya afite umuhungu witwa Diaz ndetse na Harry Edward kuri ikintu cyambere cyiza cyane Madrid irakize se Real Madrid iragora umukino amakipe akomeye mbabarire tusoreze kuri imikino ibiri mu mbwiri cyangwa itatu tutumve ese Chelsea byakomeje gupfa cyo rwose igisebe cyakomeje kuba umufunzo kwa Chelsea ariko turangana nabikubwiye ko gutangiza ubwabyo Chelsea bw'akazi Senior ari igihano cy'urupfu ari umuntu wagize ukaturwa imyaka 2004 ndaza kuza kwibuka neza icyaha yakoze bakamukata imyaka 2004 Senior namukatira 10 umutoza wa Chelsea uri umukatira amukatira imyaka 20 gihano gifungo y'abayobozi bamuhaye akazi bose wabajyana muri gereza n'umbugarindi abayobozi bamuhaye akazi nabakatira imyaka 10 kandi kore byinshi mukagiramo ni nabakatira ubwo ni ibintu badakora harimo n'ubugoma ariko muri icyo gihano ikipe twa Chelsea ishobora kuba iri mu bihano by'abantu n'umupira ubwabyo kwihereza abanyamerika ngo bayobore ni igihano Chelsea kwa kazi Senior ni igihano Senior gukora line up nk'ira yagiye gukina na Paris Saint-Germain mu rugo akazana umusore nka Mamadou Sarr kuri kabiri umusore mukinnyi muri Central utazi no kwirukanka n'akanyamatso kasiga icyaha ariko rigakora hano nubwo waramuhungu mu mukerensa witwa Eze ariko njya namukonza ni muzima Eberechi Eze ni muzima Eberechi atsinda arabizi ntago tumukerensa Eberechi biriya yakubise niko Eze akina twigeze kubisobanura Fuadi twigeze kuvuga ngo wigora Eze umusaba gukora ibyo bita nyenda warabonye na Manchester yatsinze Everton igitego kimwe kusa ninde wahinduye Manchester Max Doman
kakana k'imyaka 16 ibitego biri kubusa ibitego bibiri kubusa akana karinjiye buriya kari akana kageze muri Arsenal ari gato cyane umuntu wagascoutinze yakabonye wabo gafite imyaka 4 kari kwikinira barabisesenguye Arsenal tari akana keza nabonye ati kafite control ya bara ari gato ni musa Arsenal kageze 7 yahirakazanira karera buriya kari akana gafite imyaka 13 kakinaga muri under 18 ya Arsenal yego yego kagize 14 bagashyize muri under 21 ya Arsenal kagize 15 kakoranye nabo uyu mwaka nyine mu kwezi kwa 8 kwa 7 buri bagiye muri pre-season afite imyaka 15 ubwo nibwo ari gutaninga 15 n'iminsi 40 yagise afite iminsi 40 ari dasanzwe mumenyera amakuru karakana sabana na nyina abizabo akora ibizami bisanzwe hari umunsi hari na sama camp bazakora mu kwa 6 muri Amerika hari umunsi bagiye mu myitozo bakaba bafite match ya Champions League nari kwibuka neza muri group stage Dikarani ntiyakabura mu myitozo ati kano kana byagenze gute arakandikira we petit kuko Dikarani bakagize mu makipe bagira umwana muto bagatamushinga umukinyi mukuru yego Dikarani we niwe mentor wako niwe ugashinzwe atarakandikira we petit kutaje mu myitozo wabaye iki kugira ngo mbere yuko umutoza namaze ati uwo muhungu wari hehe abone icyo musubiza ati adika nabo arakaraba we kapituri yewe nasone akana kata kamuriza bizati ni muri class akaraba kumva cyari muri high school urumva kari akana neza kumuriza akafoto ati erega nagiye muri konkuru ako urumva nkura mpeti ugire ukuntu afite mama uziko bavuga yuko buriya mu bintu bita AI wa mogari wandaga kuri mama wako buriya ni AI simbyemera cyane nanjye sinabyemeye pe nayo ntabwo abyemeye hari ifoto nabonye ubwo abantu babiri mbona ashobora kuba ari we mama wa munamuje bakuru ubona ko agashobora kuri kabucuri wabo kandi nabo batakuzona ko umusaza mu myaka 50 umukecuru mu myaka 40 bishaka ariko kana kawe yari ifoto nabonye iyi foto y'umukecuru afite nuza yani AI kabisa mama kugura mama yamaze kubyara badomana 10 ikintu gikomeye rani barondora nabwo kwe barondora mu buriya AI nako safeguarding na mahugurwa FIFA itanga yo guproteger abana buri yuzi ko adahindurana n'abakuru muri vestiaire imwe ago byemewe mwese bakuyemo urabona impwemwe urabona nibi byo hasi bindi byo nibi ngibi byawe ariko byo hasi kabona nk'igishyamba cya Eze sizi gutse ko igishyamba abone ibintu byaraye ntabwo Eze yogosheze icyo tubiborane ntabwo waterura rutambi noneho rutambi n'arubantu ari mu busirimu bwinshi noneho mu gihe tubiganira gutyo twavugaga uburyo kinjiye muri match ya Everton kubera ukuntu gacenga gashobora gukora espace kitwara neza gahindura game ariko Eze byari byamugoye kuri Everton kucyeze rero ubona match twavugaga ati nubwo ari umukinnyi mwiza hari zimugora ukuneza ameze ni amashoti niko ateye ukuneza ateye n'ibiriya nyine ni umuskora ntabwo ni umukinnyi ukina yataka ariko atsinda cyane kurusha uko yubaka umukino niyo mpamvu kari akana kaje ariko agahindura game iyi kipe ya Barnier rero biramugora ariko nka biriya byo kuvuga ngo ubundi inge mbaraze muri za system twavugaga kera z'abataka babiri mubara nka 10 ariko umeze nka icyo bita a half 9 ni umwataka ariko ukina n'undi mwataka nimero 9 ukina hari abantu bazi za Chelsea zifite abataka babiri ukabona yenda ngo Drogba na Amerika ziriya style z'abataka no mu Rwanda abantu barizo ngo Jerome Mwengo na Sarpongo benuko hakaba hari umwataka mwembe muri abataka ari kumwe agarukamo hagati gakene nka kweza kina eze ntago ari umuplaymaker mwiza ngo uvuge ngo arayobora umukino arakrea espace aracenga rimwe ariko nabona nka kiraki cy'umwanya gisiga kurasa urutambiso navuga ko scenario ifite n'inzira nziza kuri Sporting muri kimwe cya kane ngo Sporting nawe yakuyemo Kabodo Grimirte igarutse nyine ikagatsinda 5 kari karayitsinze 3 ariko Arsenal ifite ubushobozi kame mu geri na Sporting umva ko Arsenal yo n'inzira yo ntigoye probably ushaka kugera demi finale so finale yashoboka na finale ko inzira yayo urumva nawe ntiyoroshye ariko demi finale urumva izabura n'izakomeza hagati ya Barca na Atletico Madrid na Liverpool oya Arsenal mu nzira imwe na Barca na Atletico Madrid izakomeza izahura n'izakomeza hagati ya Arsenal na Sporting muri demi finale urumva bo biraho nyine wendeketse Barca ikomeje bahoye demi finale byagorana ariko hari indi nzira igoye ya Liverpool igomba kugenda ikabanza ikisobanura na Paris Saint-Germain yabakoyemo sezishize hakaza Real na Bayern iteye ubwoba ubwo wenda tuvugenda Bayern ikomeje cyangwa se Real yahura na Liverpool cyangwa se na PSG urumva ni inzira zitandukanye muri demi finale tukabona izijya finale ariko wenda
dusoza kuri Barca batubajije nyine navuga utuntu dutatu kuri Barca away ibitandukanye na home muri Barca muri Barca hanze ni ba nyushaye tubyita uko Barca iri mu rugo ikintu cya mbere igira usibye n'abafana atmosphere n'iki igira ubunini bw'ikibuga buri bibuga ntibingana mezire ubunini bwa Camp Nou mu buryo nyine bw'ibyatsi byo hasi hari abakinira bivuga ko ikipe nikora ikosa ryo kujya gukinira inyuma iblock Barca stretching ikibuga ko ari Kigali ubona ko bagenda bahindura imipira ariko korone bajyana ku rundi bagukoresha travail nyinshi mu kuva hano defanda hano Jorinto no umukinnyi paso yavuze ngo kwambura Barca n'umupira biragoye yego wiri kugiye gufata umuntu abavanye umukinnyi ujye kumugera amaze ku wundi yego wajya kugira ku ruriya nawe ugasanga amaze kugenda orientation ntabwo uzi umuntu gufata ngo nini ati rwose ngiye byamvunnye muri Barca kandi impamvu bitabavuna urumva mwikorongo amenyereye ko bagenzi be mu Bwongereza bawufata bakiruka umudetera akawirukanga tucece n'umuntu gatumukubita diweri ugatumwambura Barca Pedro ufunga akaba yakubonye akakureka aba ugiye kongera akaba yawe wagera hariya agataho 7-2 icyo ni icyambere Fuadi bisobanuye ball orientation irabafasha ku kibuga cyabo nabo bakwempoza je yabo kuko baba bari imbere y'abafana babo nyine baragutegeka nawe ukabibona ko wagiye ahantu hatari iwawe icya kabiri buriya quality ni ikintu gikomeye kivuga mu mupira Barca ifite abakinnyi batatu ushobora kuretinga muri world class players ejo bundi babajije Vitinha bati kubwa mu mediateur mwiza ku isi ni ndavuga ati no doubt n'umusore witwa Pedro Barcelona ati dufite mediateur beza benshi ku isi ariko aravuga ngo he is too magical we none akora ibintu biri magique kurusha abandi cyane iriya tuya ebyiri mu cyongereza he is too magical niba ari n'undi akora ibiri magique we birakabije cyane nibye biri hejuru cyane arabizi bafite Lamine Yamal we all know ko ni yindi level ni umukinnyi wo kuri podium ya Ballon d'Or bafite Rafinha abakinnyi batatu iyo quality nyine bafite Frank de Jong bafite ba Frank de Jong bavunitse so umaze kugira icyo kibazo Newcastle noneho uvunikije n'umediateur mwiza wawe Tonali muri match avuyemo agomba kunyagirwa kuko hagati ya Barca ubwo noneho hagiye kugukaranga ibyo byo gutembereza umupira na circulation bari bacinye mu Bwongereza byo kubabuza guhumeka muri karakabo mu Bwongereza Barca yari yabizi ariko cyanyuma Barca ngena nabonaga timing yo guhana yariyo muri weekend Barca hari habaye amatora President Laporta arayatsinda squad yose ko yakabaye abakinnyi ba Barca n'umutoza Hans Flick niwe bari batoye baramushaka baramukunda muri Barcelona bavuga ko umuntu wa mbere y'amatora baye nuvuga ngo umuntu wa mbere utora ni umukinnyi wa Barcelona ariko umaze mu mwaka ko nk'abakinnyi batatoye nk'umunyezamu ntabwo yemerewe gutora Garisse kuko namwe akaramara umwana nka Rudi Bargi ntabwo yemerewe gutora ko batari bagiye ariko ubundi Barcelona squad yose habemo babiri nyine batemerewe gutora abandi bose baratuye bitandukanye ngiye batora gasanga erega benshi n'abari muri Sandro Roseri bamutora ntabwo bose abakinnyi ba Barcelona ikigena bose bamutora ugomba kubyumva mu buryo buvuga ngo abantu niba bafasha umuntu equipe ikina n'umutoza bakavuga ngo niwe twifuza kuba president na Hans Flick rega nyuma y'amatora amasezerano yari akanatsinda neza afite amanota 68% undi bahanganye akagera 30 umva yaramushire cyane abiri yabaye imfabusa abiri kwijana birakwereka ko hari nka statement bashaka gutanga iyo gusa naho bishimira iyo ntsinzi baserebuye muri weekend cyane ko no kuri projet cyane nawe umutu watoye introduce yitwa Camp umutoza ahise amubwira yuko nabari bumwongera undi mwaka buri muntu wese yari mu mwanya wo kwishima nabo bana benshi bafite impamvu yo kumushimira n'abarafinya bose niwe wabaguze abo bana baramenye amari niwe wabazamuye abakinnyi benshi muri Barca bafite ubwo bamukeye bafite Lopez n'abandi so timing rero yinjiye mu gihe abantu bari muri mood bari muri morale bari mu byishimo byo kwishimira intsinzi ya president watsindaga muri weekend bashakaga bahita bagudura umuntu bamuvuna ruseke bamuvunnye ruseke ariko nanone uyu munsi kwirayidi ku mugoroba Man City nidatangira yidi Manchester United nako mamaniyo nidatangira yidi irabibabaje Fuadi na bagenzi be ifite umukino na FC Bournemouth n'umukino usanzwe utarimo wihira muri minsi ugenda muri parcours y'imyaka 2 ishize nabwo ari umukino mwiza kuri Manchester United FC Bournemouth ni ikipe imaze iminsi yigora ariko amahirwe we yagoraga yaragiye ntabwo umukino wagoraga Manchester United wagoraga umutoza wagiye mbare sindi umusino kuri yidi ubu tuvugana na Manchester United iratozwa n'umwana wayo irimo iratozwa n'umuntu yizi uyifata akayobora ikipe akayiraga wakipe buriya data Michael Carrick ikipe ni yaso itoze neza kakipe yitwa Bournemouth gahe byako hanya mani iri mu rugo we ni yabagiye hanze nta marwo nta mandi Michael Carrick nagafite mu rugo no hanze
uretse kwa Newcastle Fuadi byanga bitonde. kumana ikipe se ni yaso Irawe ni yaso se ariko uyu munsi umwe gari ya data none ariko irawe irawe nyine yafite ubwoba urabiye bose magoro kareka ikipe ni yandi ni yasese ni yase oya ubu ntari wigire nka mukase magoro iyi match barayitsinda biro byaba stepdad no magoro kareka ikipe ni yase none iyi match barayitsinda cyane cyane yigo abajya muri forte mugure Manchester United Mane kubaye kabiri na muri forte ugura Manchester United gutsinda umukino umuntu ugiye kuri shop cyane za foru cyangwa website bro ikuye 2019 ugura Manchester United gutsinda kwa Mane irakina saa 4 z'ijoro ni igikuba kitabaho kubiye 2019 kwa ngo 100 birazana 290. Okay, ariko uzi n'abakora ama prediction ise kuri izi mbuga zijya zikora ama prediction uzi ukuntu bari kubivuga aba baraguza umutwe barimo bati no abati Mane ku rwego n'ubushobozi bwayo bari kwereza n'ubundi chance yo gutsinda be kunyamburemo abantu bose bati wimo Bruno kuri equipe ya Mane ko ni hagaze Bruno ako se Mane kina rimwe mu mwaka Bruno Sesco Diaro kunya Casemiro tugenda tujya kuri umuceri hagati mu kibuga harimo ahantu hamwe wa Casemiro n'umuntu witwa Kobe Maino muri Tianga de Birimo bari famo kanyuma duso nakuratsinda bongerere umugabo umwaka cyaba umwime Bruno Bruno Fuadi bete gatoya Bruno Fuadi bamwongera umwaka cyaba umwime Michael Karike oya nakuvuga Michael n'umukinnyi we Casemiro Michael Karike n'ikindi gusaba n'umuntu umugabo umwaka amasezerano havegenda kwashara Casemiro mwitiya baracyane none baro asigaye itera igatubona serwakira yize kuko ihurira no gutya kantu ikagakaraga bari go kwa Casemiro gatwara serwakira mugatagereza dushagutse ishobora kwigwa yacitse cyangwa se yaba yamenetse wahanyura urinde match ishize yabahuje byabaye 4 match ari ifunguye igena kuvuga ngo ni imikino imaze iminsi itorera Manchester United ariko tozaga Manchester nabo ni wa wundi agari wari ibibazo aho mukaragerageza ka Bournemouth Mane irakarasa naha dusoreje rero mukomeze mugire ibihe byiza gahunda mwazumvishe nizo ngizo uyu munsi ari umukino wa Man na Bournemouth muri weekend birabari ibindi Arsenal nayo irakina League Cup Chelsea nayo irajya kwa Everton abantu bajya muri prediction yawe kwande kora Arsenal prediction yanyu ndumva mbyibagiwe njye ko bwanjye ndabona Arsenal izatsindwa egoko izagihusha dushyire wiki singiye forte dutereke wiki tuzakivugana twashoje oya nzaguye inyama zo kwa Fuadi raziha oya nta kibazo asubone ko nundi kuko kwari nona nzaguye izo muri Ride kuba mu kwa 12 mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose mubana natwe ni furu mudukunde mudubisharinge hirya no hino kugira ngo ino platform zamuke TikTok ubundi nduru mubikwirakwiza ahantu hose yawe ibyo bikirwa ndabikunda arabajya bakatiramo hagati arabakasa kandi kuvuga kuri Cristiano kuvuga ngo nagiye muri White House bakazajya babinshyiraho akantu urumva bakurugaje umuntu ntadutubura ngo yagiye ndavuga ngo ndangije muhura na Trump bakagira ngo ninjye kandi navuze Cristiano ndabizi mu bikora mu bishaka mwe mu bikate mu ni content y'abashaka ndabikunda cyane njyewe ikintu mashaka se hari umuntu avuze ngo bad publicity is again a publicity nta kibazo nimushake mukate na kare akaze turi kuvuga ngo ntiyogoshe nta kibazo cyenda hashaka amafaranga mukate ibyo mushaka ariko mujye mukira ngo ikiganiro cyose kiri hehe kuri Forte TV ubundi ikiri cyo ginasaba abantu mukadukorera ku kanwa Forte Rwanda niyo cyaba abantu bose bakata ndabinginze tubaha content na social media zanyu platform zanyu zikabona abantu rwose turabimenye mu bikata ariko a condition onyine akonje jye uvuga ngo iki kiganiro cyose kiri niba ushaka kureba ikiganiro cyose byabwa atijya kuri Forte TV none rwose mukate nawe waye uburenganzira mujye mu bikata ariko none uzajya biposta tabikasa ntabwo turipotinga abantu iyi weekend niyaramuka babipostinga batanditseho ikiganiro kiri tuzaba reporting tuzajya tukuripotinga nutatubwira ko umude credit ngo nuko wabyanze mwakoze kubana natwe.